subundi umuntu yafasha umuntu atabitekereje wapi ntibishoboka ushobora kubishaka none akakanya ushobora kubishaka mu gitondo ushobora kunyura ku mwenda nkawugura ubwo biba ari ubushake bw'umwana wanjye ushobora no kuvuga ngo umwana wanjye uyu munsi ndumva nshaka ko arya wenda inyama y'ifi ubwo ni ubushake bunturutseho yego nagira ngo rero nk'uye igisubizo kandi igisubizo kimwe yego wenda n'abandi bumvireho ndakeka wenda abantu bari kumva yego abana n'abanjye uri umugabo nyamugabo kabwira umuntu naba kanamwereka amakosa ye bari kunga bati aha bose bararengereye nyine abishakiye hacamo umwaka hacamo ingahe icyo gihe we ntabwo ufite ubushobozi bwo kubwira ndimba tuti nyohereza 20,000 ntago yabyemera ego bana yanjye Fridausi wabyaranye na Ndimbati impanga abana babiri b'impanga akomeje kurira ayo kwarika kuva Ndimbati yafungurwa aho avuga yuko rwose nta mafaranga amuha yo kumubeshaho ariko noneho yumiwe aho Ndimbati yamubwiye yuko azajya afasha abana be igihe ashakiye n'uko abishoboye. Uyu mugore avuga we yuko aba yashaka amafaranga yo kugira ngo abashe kubaho neza ndetse abesheho n'abana be, ahari bigaragare yuko ibyo yifuza bishobora kuba bitari mu bushobozi bwa Ndimbati. Ese Ndimbati we ari kubyifata mate, ari kubigenza ate ko uyu mukobwa akomeje kugaragara mu itangazamakuru asa n'urira n'utakamba yerekana yuko Ndimbati nta kintu ari kumumarira? Hagati aho rero abantu bakomeje kwibaza ibintu byinshi, bakibaza batese bundi we Fridausi ko wari wamufungishije, nyuma yo kumufungisha wateganyaga yuko abana bawe bazabaho gute? Ese ho aho afunguriwe wahise ukora iyihe migambi yuko abana bazabaho? Ndimbati ariko we mu kwisobanura no gusubiza abanyamakuru akomeje kuvuga yuko uko abana be babaho n'uko abatunga ibyo ari bimureba, ndetse azakomeza kubafasha igihe ashakiye mu bushobozi bwe. Abanyamakuru rero bagumye kumuhata amagambo, Ndimbati yabiyamye rwose, arababwira ati icyo nkubwiye cyose abantu bacyumva, abana n'abanjye nzabafasha igihe mbishakiye n'uko nshoboye. Naho uwo mugore witwa Fridausi we icyo wamuha cyose ntiyareka kuganya. Ati nakomeza aganye n'ubundi nk'uko yabitangiye, ngewe icyo nzi cyo abana banjye bazabaho neza, nzabafasha uko nshoboye nuko mbashije ndetse n'igihe mbishakiye. Nuko twagira ngo tubabaze ibijyanye na nyuma yaho gufunguriwe twaranabishimye. Ndi mu bantu baje kugufata imageragere nabaje hadi nabandi ibisobanuro byinshi kuza kuntora no kumbaza iby'abana banjye ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego ndabyumva. Nyine ngo yababwiye ko ngo namubwiye ko nzajya amufasha. We yaravugaga ngo yambwiye ko azajya amfasha nyine igihe abishatse. Naringize ngo yakubwiye ko navuze ko ntazajya amufasha. Oya ntabwo yigeze avuga icyo kintu. We yaravuze ngo yambwiye ko azajya amfasha igihe abishatse. None hagati aho ngaho igisubizo ushaka we ni iki? Numvaga nari kumusubiza iki? Ahubwo numvaga ko uburyo yabisobanuyemo nishyizemo ko ashobora wenda kuba n'urugero yakubeshyeye cyangwa yakuvugiye ibyo utavuze. Twese turabizi ko yarakubwiye ngo naramubwiye ngo nzajya amufasha uko mbishatse. Igihe wabitekereje uvuga uti ndashaka kuguha amafaranga. None se ubundi umuntu yafasha umuntu atabitekereje? Wapi ntibishoboka. N'igihe bikuvuye ku mutima. Ko yaba yarababwiye ngo naravuze ngo nta nubwo nzajya amufasha. Oya twaba tumubeshyeye. Impamvu wenda tuvuze ngo hanyuma wowe urashaka kumenya ikihe igisubizo ushaka kumenya iki? Ni ukubera ko turabizi neza ko iyo umuntu ubundi yabyaye akabyara umwana, ubundi mu buzima cyangwa nyine biba inshingano ze kurera uwo mwana, yaba bishaka cyangwa atabishaka. Igihe yabonye ibyo kumureresha aba agomba kumurera. Hanyuma wowe
yarakubwiye ngo igihe mbishakiye nshobora kubishaka none aka kanya, nshobora kubishaka mu gitondo, nshobora kunyura ku mwenda nkawugura, ubwo biba ari ubushake bw'umwana wanjye, nshobora no kuvuga ngo umwana wanjye uyu munsi ndumva ashaka ko arya wenda inyama y'ifi, ubwo ni ubushake bunturutseho. Yego, wowe igisubizo ushaka ni ikihe? Igisubizo nshaka ni ibijyanye nyine nyirize, ukuvuga ngo we ibyo yasobanuye twumvaga harimo ikintu kimeze nk'amaganya, ntiyizeye ko wenda amashuri yazi. None se yatagize amaganya ni ryari? Yagize amaganya mbere mukiri hariya kuri live. Reka mbanze nkubaze, reka rero nkubwire, twiganirire. Yarakubwiye ngo icya mbere nuko twavuganye, waranasuye abantu urabasuhuza. None se ubu nk'ubwo urambaza iki koko? Icyo nabazaga ni uko we, ni ukuvuga ngo jyewe mu by'ukuri ntabwo ndimo ninjira muri famiye yanyu, ahubwo we nagendeye ku banjye n'abana banjye. Yego, sibyo? Yego. Ikindi kirenzeho, sinzi icyo ushaka kumenya n'icyo ushaka kumva ko kunyumvisha ko wagiye uravuga ngo araganya. Ntagihe ataganye. None se yakubwiye ko aburara? Yavuze ko muri make niwe wiyaranje, ubu turi kuvugana. Niwe wiyaranje? Yego. Ubwo se nanjye nkubwiye uburyo mufasha, uretse ko atari ngombwa no kubikubwira. Yego, Imana ishimwe niba ubikora, si ngombwa wenda ko ujya kwisobanura. Ese urumva nta busobanuro nkeneye kugira ngo wenda ugire kubera ko mpamagaye mu kiganiro kiri live. Yego, yego. Nagira ngo rero nguhe igisubizo, kandi igisubizo kimwe. Yego. Wenda n'abandi bumvireho, ndakeka wenda abantu bari kumva. Yego. Abana n'abanjye, ndabafasha, na n'ubu ngubu nzakomeza mbafashe, kandi ku mugani wawe uko mbishatse n'uko mbishoboye. Ndumva rero nta kindi kintu uri uwo nguwo kukubwira wenda gutyo, sinzi ibyo mwaganira n'icyo kiganiro sinacyumvishe. Ntabwo urakibona. Yego. Ariko ikizima ni uko yakubwiye ko twavuganye, nuko yakubwiye ko narebye abantu. Yavuze ko byose wabikoze. Urareba ugasanga ndi umuntu udashobora kumenya uko abana bariho. Ntabwo namenya niba n'ibyo ubundi se ubundi wabwirwa n'iki ko n'ibyo muha umuntu ubihakana, wabwirwa n'iki ko n'abo bana babibona, ariko nawe ni nyina. Ibyo byose ntafite uruhare mu kurera abana. Ariko nuko yakubwiye ngo twaravuganye nawe ngo nzajya mufasha. N'abana warabasuye. Ubwo se ikintu wambazaga kindi uzana utuntu tw'uducenga tw'udutiko no kugira n'utwiki. Firidawusi ariko we ntago akomeje kunyurwa n'ayo magambo Ndimbati ari gusubiza, ibyo bisubizo ari guhereza abanyamakuru ntago bikomeje kumunyura. Akomeje kujya mu itangazamakuru rwose, iyo umurebye usanga arimo amarira. Uri umugabo nyamugabo kabwira umuntu nabi akanamwereka amakosa ye bari kumwe, bati aha bose bararengereye. Nyine abishakiye, hacamo umwaka, hacamo ingahe, icyo gihe we ntabwo ufite ubushobozi bwo kubwira Ndimbati uti nyohereza 20,000. Ntago yabyemera. Ego bana